Yesu ashimwe muraho neza nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye. Imana iguha umugisha wo ufata umwanya wo kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Imana ibiguhera umugisha kandi koko umugisha w'Imana ugaragare ku buzima bwawe. Urakoze gufata akanya mu nshingano ufite mu mirimo itandukanye tuba dufite, ariko ukagira n'umwanya wo kugaburira umwuka wawe. Imana ibiguhera umugisha kandi akubwira ko ari umwanya utagupfiriye ubusa. Nk'uko tubizi mu kiganiro ubuzima bwuzuye ni kugira ngo dutyazanye tubonekemo abakristo beza, abakristo bafite imbaraga muri uru rugendo, kandi abakristo batarangaye bakomeje urugendo rugana mu ijuru. Ikindi nkwifuriza, mpamya ko n'umwuka w'Imana akwifuriza, ni uko umukristo ufite ubuzima butoshye, ubuzima butoshye butarimo umwuma. Iyi si n'ibibazo byayo n'ingorane zayo byifuza kutwumisha tukatakaza uburyohe bw'agakiza, ariko impamvu tuganira kugira ngo ijambo ry'Imana rigwire muri twebwe kandi tumenye ukuri kuzure muri twebwe. Iki jambo ry'Imana rivuga tugitunge kigwiriye muri twebwe, hanyuma bikaduhindura abakristo batoshye badafite umwuma w'ubu buzima, ahubwo buzuwemo n'ijambo ry'Imana, amazi y'ubugingo atemba muri bo, kandi bari mu rugendo rujya mu ijuru. Tuvuga ubuzima bwuzuye kandi nongera kuvuga ngo ubuzima ntabwo bwakuzura utazi aho urimo ugana. Kwakira Kristo akatubera umwami n'umukiza, ibyo bizaduha kuzabana n'Imana mu ijuru. Dukunda kwibukiranya kandi tuvuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ubyemere ntubyemere, ubihe agaciro cyangwa ntubigahe, ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko hari ahandi hantu tubikiwe tuzaba nyuma y'ubu buzima. Rero umuntu wese ufite ubwenge arateganya mu buzima busanzwe. Turiga iyo twabonye amahirwe kugira ngo tuzakore tugire ibintu bifatika. Rero byaba ari akaga guteganyiriza ibya none bimara imyaka 60 cyangwa 100 cyangwa 120 umuntu aramye, ariko none ntitugateganyirize ahantu tuzaba iteka. Hariya ni ibihe by'iteka ryose, ni ibihe bitabarirwa mu myaka, ahubwo ni ibihe by'iteka, kandi n'ahantu habiri honyine abantu bazaba. Hari kubana n'Imana mu ijuru mu munezero w'iteka ryose, hari no kuba kure y'Imana. Kure y'Imana nta handi, ni mwirimbukiro. Biroroshye, umwana w'Imana yaratanzwe ku bwacu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Indi nkuru nziza nuko nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Iyambabariye yakubabarira. Abantu bashobora guciraho iteka, dushobora guciraho iteka twakureba tugasanga byararangiye, ariko Imana y'imbabazi ihora ikuramburiye amaboko kugira ngo ugaruke. Ndetse niyo waba waraguye ukava mu byizerwa ugacogora ugasubira inyuma rwose, iyo ugarutse nk'uko wa mwana w'ikirara yagarutse se agahita amuhobera, atamubajije uko yabigenje, atamubajije imyaka yapfushe ubusa, niko imbabazi z'Imana zihora. Gusa icyaha cyose kigira ingaruka, kuba kure y'Imana bigira ingaruka ku buzima bwacu, ariko iyo tugarutse aratwakira. Data w'imbabazi nyinshi aratwakira akatwemera. Isi ishobora gukomeza ikadutera amabuye ikaduciraho iteka, ariko Data yatubabariye, ndetse ngo aratubabarira akanibagirwa. Ni ukuvuga ngo ibyaha abantu bakureberamo by'amateka yawe n'ibyakugize bakaba basigaye babikureberamo nawe ubizi, ariko Data yarabyibagiwe. Rero ayo mahirwe uyapfusha ubusa. Ikindi yo niba warakijijwe haranira kubibwira benshi bashoboka. Sinumva umuntu wagira umuti wakiza indwara ikomeye, urugero ufite umuti wa corona, ufite umuti wa kanseri, ukawuhisha, kuko ibyo bintu byaba ari byo. Ni ukuvuga ngo umuntu muzima wese atangaza icyiza yamenye. Hari neza wamenye ku Mana, hari uko hari ubugingo bw'iteka. Bibwire bene wanyu, bibwira abana bawe, bibwire abo mubana, bibwira abo mwigana, bibwira abo mwicarana mu kazi, wibiceceka. Ni inkuru idateye isoni, ni inkuru itari yo guhisha, kandi ni inkuru irimo agakiza. Ndashimira abambwirije iby'agakiza, ndashimira abagize umwete wo kuntumira mu nzu z'Imana zitandukanye kugeza igihe nanjye nimenyeye Kristo. Reka rero nawe ubigiremo uruhare. Imana iguhe umugisha. Amagambo tugiye kuganiraho, navuze ngo kuba umukristo mwiza ntibyikora. Nicyo kiganiro tugiye kugira mu magambo makeya umwuka w'Imana adushoboza. Kuba umukristo mwiza ntago byikora. Agakiza n'ubuntu no kwizera Kristo gusa, ntago bikorerwa. Nta mirimo n'imwe yankiza, nta gikorwa na kimwe cyiza cyankiza. Ndakijwe n'icyo Kristo yakoze. Yaritanze ku musaraba, yikorera ibyaha byanjye, ndakira. Kumwizera byarankijije. Agakiza n'ubuntu. Ariko kuba umukristo mwiza mu myaka Imana intije, nkaba umukristo uhembutse, nkaba umukristo ugendana n'Imana, ufite imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka, ntago byikora, birakorerwa. Hari icyo dukora. Reka dushingire ikiganiro cyacu mu magambo dusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 9 umurongo wa 24 tugeze ku murongo wa 26. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 9 24 kugeza kuri 26. Haravuga ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose,
ariko ugororerwa akaba umwe, namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe, namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umurongo wa 25, umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. 26, nuko nanjye ndiruka, uyu ni Pawulo urimo kwivuga, nuko nanjye ndiruka ariko si nk'utaza aho njya, kubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha. Nanone turasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo waho wa 5, ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Reke ugire amagambo usigarana mu mutwe muri ibi byanditswe. Yavuze ngo mu birori abasiganwa biruka bose, ariko siko bose bagororerwa. Hariho kwiruka kugira ngo ugororerwe, ni ukuvuga ngo ariruka, ntabwo ageze hagati ngo ahagarare, ntageze hagati ngo abivemo, ahubwo arakomeje ariruka kuko ari mu masiganwa kugira ngo abashe kugororerwa. Haragarukamo irindi jambo rivuga ngo urushanwa yirinda muri byose. Uyu muntu urimo wiruka, uyu muntu urimo urushanwa yirinda muri byose, ntabwo yirinda muri bimwe na rimwe, ahubwo yirinda muri byose. Pawulo nawe agerekaho ijambo aravuga ngo nawe ariruka, ni ukuvuga ngo nawe ari muri ayo masiganwa, ngo kandi ntabwo yirukanka nk'utazi aho ajya, arakubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha, arirukanka nk'umuntu uzi aho ajya. Umuntu uzi aho ajya ashyiramo umwete kuko abazi ibimutegereje hariya ku iherezo ry'urugendo. Natwe turiruka nk'abazi aho tujya. Destination yacu finale ni ukuzabana n'Imana mu ijuru. Yarongeye abwira aya magambo Timoteyo, aravuga ngo iyo umuntu ashatse kurushanwa, uvuga ngo iyo umuntu ari muri ariya marushanwa nk'ayo tumaze kuvuga, ntabwo yirukanka uko yishakiye, nta nubwo ahembwa kuko yirukanse uko yishakiye, ahubwo uhembwa akabona ikamba ni umuntu warushanijwe nk'uko bitegetswe. Ni ukuvuga ngo buri mukino wose, buri marushanwa yose bigira amategeko abigenga. Ntabwo nasanga abantu barimo biruka biyandikishije ku intangiriro ngo nanjye ninjire muri ayo marushanwa nirukankane nabo ningera imbere mpembwe. Nshobora no kubatanga kugerayo ariko sinahembwa kubera ko narushanijwe mu buryo butameze nk'uko bo babikoze. Ni ukuvuga ngo hari uko bitegetswe, hari uko bigenda muri buri marushanwa yose. Ndagira ngo twemeranye amwe namwe ari budufashe mu rugero cyangwa se mu myumvire yacu ya buri munsi, kuko ndahamya ko wenda atari ubwa mbere byumvise, ariko ndifuza ko umwuka w'Imana yatuma bigira agaciro muri wowe, kuko kuba umukristo mwiza ntabwo byikora. Hari icyo ukora kugira ngo ube umukristo mwiza. Ushobora kumara umwaka utaguye, ukamara 2 utabivuyemo, ukamara 3 uhembutse, ufite ubuzima bumeze nk'ubuvomerewe, nk'ubwuhiwe, utabivuyemo, udafite umunkanyari mu maso, uryohewe n'urugendo rw'agakiza, ukora iby'Imana igushakaho. Reka twemeranye iri hame rya mbere nise ko Imana itarobanura ku butoni. Imana ntirobanura ku butoni. Imana ntirobanura gusa, ishobora gutoranya mu bigendanye n'imigambi dufitiye cyangwa imihamagara itandukanye. Niyo mpamvu izahamagara kanaka, igasimbuka kanaka bigendanye n'umugambi runaka, ariko twemeranye iri hame kugira ngo ridufashe mu rugendo. Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Hari igihe mu ngorane z'ubuzima, mu kunanirwa, kugwa no kubyuka, abantu bagera igihe bakibaza ko Imana irobanura. Ishobora kuba hari abantu yahaye faveri ziruta iz'abandi, ishobora kuba hari abantu yahaye ubuntu buruta ubwo abandi, ariko Imana yacu ntirobanura ku butoni. Tubibona mu magambo Petero yavuze mu byakozwe n'intumwa igice cya 10:34 kugeza ku murongo wa 35. Mwibuke ko abantu yari yagiye kubwira batari bamwe muri bo, ndetse ibyababayeho atanabikekaga. Ahangaha mu byakozwe n'intumwa 10:34 kugeza kuri 35, ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Reka twemeranye iri hame bwa mbere kugira ngo bidufashe muri iki kiganiro cyangwa se muri rugendo. Imana yawe, Imana yanjye, Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Nta bantu bamwe yahaye amahirwe yo kubasha gukizwa neza kuruta abandi. Nta bantu bamwe yahaye ubuntu bwo kuba abakristo beza kuruta abandi. Twese ni kimwe. Gusa imihamagaro, imigambi y'Imana ibiteganya gukorana n'abantu mu buryo butandukanye biratandukana. Ishobora kukurobanura ikagukoresha ibintu ngiye bitazigera inkoresha, ishobora kundobanura ikankoresha ibintu itazigera igukoresha, ariko mu kugira ngo tugire amahirwe yo gukizwa neza, twese tuba abakristo beza, twahawe ibintu bingana. Kuri iyo ngingo ntago Imana irobanura ku butoni. Ihame rya kabiri nifuza ko ridufasha mu rugendo, twese twahawe ubuntu bwo kubasha ubuzima bwa gikristo mu buryo bungana. Ihame rya mbere twavuze ngo Imana ntirobanura ku butoni. Ushobora kuba umukristo mwiza, ushobora kuba umukristo mwiza
rwose. Noneho ubuntu rero bubidushoboza twese twabuhawe kimwe. Nta bantu bamwe Imana yagezeho ngo ibahe ubuntu bwinshi abandi bahe bukeya, noneho bamwe babibashe abandi bibananire. Ubuntu bumpa imbaraga zo kureka icyaha runaka nawe warabuhawe, ubuntu buguha imbaraga zo kureka icyaha runaka n'akana kawundi yarabuhawe. Ibyo tubibona mu magambo Pawulo yandikiye Tito ku gice cyaho cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Impamvu ndimo gutinda kuri ibi bintu nuko iyo umuntu aziganiwe, y'umuntu byamugoye cyangwa byamunaniye, hagera igihe akavuga ati ngira ngo kanaka afite ubuntu burenze ubwanjye. Oya, ubuntu bugushoboza kuba umukristo mwiza warabuhawe, nanjye narabuhawe. Ababishobora uyu munsi barabuhawe, abo byananiye barabuhawe, twese twarabuhawe. Kuba umukristo mwiza birashoboka. Impamvu ndimo kuvuga kuba umukristo mwiza ko bishoboka kandi wabigiramo uruhare, mwibuke ko umukristo watangira urugendo, nuwakire Kristo mu buzima bwe. Ibi ntibirimo bibwirwa abataratangira urugendo. Abataratangira urugendo, intambwe nziza bakwiriye gukora niyo gukingurira Kristo. Mwibuke ko ahagaze ku rugi akomanga ku mutima buri muntu wese. Ndimo ndabwira abamaze kumwakira, ariko ubuzima bwabo butavomerewe, budatohagiye. Turimo turavuga ngo kuba umukristo mwiza ugomba kubigiramo uruhare. Muri aya magambo Pawulo yabwiye Tito ku gice cyaho cya 2 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12, ndagira ngo wumve aya magambo kandi nongera kwinginga kugira ngo nusome ijambo ry'Imana uzajye urigendamo buke buke, ugira umwanya wo gusa nkaho uryuza kugira ngo ryinjire muri wowe, ryuzure ibitekerezo byawe ndetse rihindure byinshi mu bitekerezo yawe, ryuzure umutima wawe kugira ngo ubashe no gukora ibyo risaba gukora. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 11 12 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Mwumvise ko harimo bose inshuti z'Imana. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse ku bantu bose, ntabwo bwahawe bamwe ngo busimbuke abandi. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ku murongo wa 12 kavuga ngo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi. Ubuntu bwigisha umuntu kurekeraho ibyo kutubaha Imana, twese twarabuhawe. Ubuntu bwigisha umuntu irari ry'ibyisi rikamushiramo, twese twarabuhawe. Akomeza avuga ngo ubwo buntu bukatwigisha kujya twirinda. Mwibuke wa musiganwa ko yirinda muri byose. Ubuntu rero buguha imbaraga zo kwirinda nabwo warabuhawe. Ngo bukatwigisha kandi gukiranuka, kujya dukiranuka. Ubuntu buha imbaraga mu Kristo zo gukiranuka, twese twarabuhawe. Ngo twubaha Imana mu gihe cya none. Twashyizeho ihame rya mbere rivuga ngo Imana ntirobanura ku butoni. Ikindi, ubuntu bugushoboza uru rugendo neza ukaba umukristo mwiza warabuhawe, nanjye narabuhawe. Ntabwo bwahawe itsinda runaka ngo busimbuke abandi, ahubwo twese twarabuhawe nk'uko iri jambo ritubwiye. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, abantu bahitamo kubwakira cyangwa se kutabwakira. Abantu bahitamo kwakira ubuntu kandi butwigisha kureka kutubaha Imana, butumaramo irari ry'ibyisi. Abantu bahitamo kubwakira cyangwa se kutabwakira. Ngo bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Twakwibaza noneho ngo ese bipfira hehe? Kuko kuba umukristo mwiza ntago byikora. Bipfira hehe ko umuntu abyifuza ariko ntabibashe? Niko abantu bavuga. Umuntu avuga ati narasenze rwose ingeso yarananiye, narasenze ariko iki cyaha cyanze kumva. Bipfira he? Kuki bamwe bagira ubuzima bw'umwuka buhembutse bwimariye muri Kristo, abandi ntibabugire, bagahora mu ntege nkeya. Ihame rya gatatu nifuza gushyiraho ridufasha kwitekerezaho, kwibwiza ukuri, ntabwo riryoshye, nanjye hari uduce tumwe na tumwe ntarikundamo. Iri hame rya gatatu ni ukwemera ko intege nke zawe uzifitemo uruhare. Intege nke zanjye nzifitemo uruhare, intege nke zawe uzifitemo uruhare. Wakwibaza ngo ese Hortense yibagiye ko Satani ahari? Arahari, ariko uri iwawe burya ari n'iwanjye. Uri kwa kanaka ari no kwa kanaka. Ku babibashije n'abatarabishoboye, Satani ariyo kimwe. Satani ni umwuka, ntago kingiranwa n'inzugi, ntago kingiranwa n'ikintu na kimwe. Yinjira iwawe akinjira iwanjye. Ihame rya gatatu rero, nyuma yo kumenya ko Imana itarobanura ku butoni, nyuma yo kumenya ko ubuntu twese twabuhawe kimwe, ni ukwemera uruhare rwacu, ni ukwemera uruhare rwawe. Intege nke zawe uzifitemo uruhare. Ushobora kudakomeza kunkunda kubera aya magambo, ariko ndakubwiza ukuri, intege nke zawe uzifitemo uruhare. Intege nke zanjye rega nanjye ndazifite, ndwana nazo. Intege nke zanjye nzifitemo uruhare. Umwuka w'Imana arahari kugira ngo dushoboze, ariko tubifitemo uruhare. Kuba umukristo mwiza umuntu abigiramo uruhare. Imana yacu itugirire neza. Numara kwemera iri hame,
by'uko intege nke zawe uzifitemo uruhare, urabanza wibwiza ukuri uvuge ngo mbifitemo uruhare. Niba ndi umukristo ari kugisambana, mbifitemo uruhare. Niba ndi umukristo ari kukigira amagambo, mbifitemo uruhare. Niba ndi umukristo ari kutaryohewe muri uru rugendo, wishwe n'umwuma, mbifitemo uruhare. Niba ndi umukristo usenga rimwe mu kwezi ubundi nkabivamo, mbifitemo uruhare. Banza wemere uruhare rwawe, wibwize ukuri. Iyo umuntu yibwije ukuri, burya riba ari itangiriro ryo gutera indi ntambwe inyuranye n'ibihe bitaryoshye yaba yarahagazemo. Wemere ko niba udafite kubaha Imana muri wowe, umenye ko ari wowe ubwawe ubyica. Niba warakijijwe ukaba hari iminsi umaze ugendana n'Imana, ndabyemera ko mu ntambwe za mbere bishobora kunanira umuntu, ariko se umaze iminsi ugendana n'Imana. Niba muri wowe hakigaragaramo ibintu bitubahisha Imana kandi umaze iminsi ugendana n'Imana, wowe ubwawe ni wowe ubyica. Imana yacu tugirire neza. Mu buzima bwa buri munsi ibintu dushaka turabikorera. Mu buzima busanzwe ibintu dushaka turabikorera. Abanyeshuri barabyuka nijoro mu masaha bagombye kuruhuka bagakora etide. Iyo bibaye ngombwa afite ikizamini mu gitondo, ashyira ibirenge mu mazi kugira ngo iryo somo niyo silabisi ayishyire ku mutwe cyangwa asobanukirwe kurutaho. Iyo mfite ikizamini cy'akazi cyangwa interview cyangwa ikintu nzajya gukora, ndara nitoza ibyo bazambaza. Mu buzima busanzwe ibintu byose dushaka turabikorera. Nta mucuruzi waryama adafunguye iduka rye atizinduye cyangwa adakoze mu mugoroba ngo ubwo bucuruzi bwe buzatere imbere. Ibintu byose dushaka mu buzima busanzwe turabikorera. Noneho nkibaza ko ibintu byose dushaka mu buzima busanzwe tubikorera kandi tubishyiramo imbaraga, kuki iyo bigeze ku rwego rwo kuba umukristo mwiza twumva nta kintu twabikoraho? Kuko navuze agakiza ni ubuntu, ntunyumve nabi, ntubyitiranye. Agakiza ntikakorerwa, ni ubuntu, ni ukwizera Kristo gusa. Ariko kugira ngo mbe umukristo mwiza ubana n'Imana uko Imana ishaka, hari uruhare ngomba kubigiramo, hari icyo nsabwa gukora. Reka dutange urugero ku muntu ufite body shape nziza, wa muntu wakoze umubiri we neza. Umubiri niwo ndimo kuvuga. Yawukoresheje imyitozo, yawukoresheje exercices zisabwa, umubiri we turawureba tukabona ni mwiza. Ab'umusore, ab'inkumi, ab'umugore, ab'umugabo, turamureba tugasanga ameze neza. Muscles ze, muscles ze zubatse neza, ntago zigeretseho ibinure byinshi. Ibyo bintu ntago bijya byikora, barabikorera. Arazinduka mu gihe ndyamye agakora siporo, arirukanka mu gihe ndi mu modoka wakagendesha amaguru. Hari ibintu byinshi akorera umubiri we kugira ngo ugire shape nziza. Uzasanga afite umubiri wubakitse neza, ariko yarabikoreye. Aho ngaho ni ku mubiri mu buryo busanzwe. Uwo muntu wubaka neza umubiri we aba afite imbaraga zo kugira ibiro aterura akabibasha. Njyewe ntari bubashe, kuko umwanya bimaramo njyewe ntawubimaramo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo agire uwo mubiri we wubatse neza, usa nkaho ufite imbaraga, hari ikintu akora. Ushobora kumbwira ngo hari igihe umuntu arwara, hari igihe umuntu amugara. Sinimo kuvuga kuri ibyo, ndimo ndavuga ku muntu wagize amahirwe kubyuka ari muzima ameze neza. Yego indwara zishobora kutwinjirira n'ibindi bitandukanye tudafitemo uruhare, ariko ndimo ndavuga ku bintu ushobora kugenga. Uyu muntu rero yubaka umubiri we kandi akabigiramo uruhare. Uyu muntu kugira ngo abe afite umubiri wubakitse neza, yabigizemo uruhare rwose, kandi nta nubwo arekeraho, ahubwo arakomeje kugira ngo abimainteninge, kugira ngo abigumane, abikora iteka. Benshi mu bananirwa nabyo ni uko tubikora icyumweru kimwe, tukabikora ukwezi kumwe, tukongera tukabireka. Ariko abantu babishobora igihe kirekire babikora batarekeraho. Mwibuke ko twatanze urugero kuri muntu usiganwa cyangwa se umwatlete. Reka dufate ubuzima bw'umwatlete cyangwa umuntu ukora izindi siporo z'amarushanwa zitandukanye, cyangwa abandi bantu bose bakoresha uyu mubiri mu marushanwa atandukanye. Twitegereje ubuzima bw'umwatlete cyangwa se umuntu usiganwa ku maguru, ikintu cya mbere ahora mu myitozo. Amarushanwa hari cyangwa adahari, uzababona birukanka. Uzabona abarushanwa ku magare bakomeza barushanwa, n'ubu turabona barimo birukanka ku magare, kandi nta marushanwa hari. Turi mu gihe cya corona, nta marushanwa hari, nta mikino ihari, ariko bakomeza imyitozo. Usiganwa neza akomeza imyitozo, ntagira iminsi yo kubivamo. Amarushanwa hari cyangwa adahari, niba ashaka kuzakomeza kuba mu ba mbere, niba ashaka kuzakomeza kugira izo mbaraga muri uwo mubiri we, abikora ubutaruhuka. Ikindi, ntago arya ibyo abonye. Muribuka ya magambo twavuze hejuru ngo birinda muri byose. Abantu basiganwa birinda muri byose, nubwo barimo barushanirwa ngo ikamba ryangirika. Nta nkaswe twebwe turushanirizwa ikamba ritangirika. Ntabwo arya ibyo abonye.
nongereho ntabwo anywa inzoga ahashakiye niyo yaba azikunda. Bare abantu basiganwa barapimirwa, tuvuge inzoga ntiyaziretse arazinywa ariko arapimirwa, ntabwo yemerewe kuba umusinzi, ntabwo anywa ibyo abonye, ntarya ibyo abonye, kugira ngo urugendo rwe rw'amasiganwa azashobore kurugumamo igihe kirekire kandi ari mu ba mbere gishobora kwegukana amakamba. Iyo amarushanwa yegereje bitarura abandi, mwarabibonye, yaba abajya mu mipira y'amaguru cyangwa iki, numva twarabyitaga ngo bagiye muri lokale, ni ukuvuga ngo baritarura, ufite urugo ruvamo agasiga umugore agasiga abana, bakitarura bakajya mu mwiherero igihe amarushanwa yegereje. Abo turimo turatanga urugero ku bantu basiganwa bakoresheje imibiri yabo, ku bantu bajya mu marushanwa atandukanye, ubwo nibwo buzima bwabo. Bahora mu myitozo, ntibarya ibyo babonye, ntibanywa ibyo babonye, iyo bibaye ngombwa bitarura abantu kugira ngo barusheho gukora imyitozo ihagije. Muri icyo gihe cyo kwitarura, ababashinzwe abakoci babo barabacunga cyane, bareba ko aryamye ku masaha, ari y'indyo ihagije, idakabije cyangwa itari nkeya, bareba imiryamire yabo, bakareba imibyukire yabo, ni ukuvuga ngo barabakurikirana kugira ngo bya bihembo bashaka, ya midari bagomba gutahana, bazayitahane mu buryo bukwiriye. Ibi bintu mbibutse ko ntabwo babikora igihe runaka, babikora kuri ya myaka yose bakiri muri ayo marushanwa, kugeza igihe nyine wenda basaziye bakava muri iyo mikino cyangwa se muri ayo masiganwa. Nibyo bigize ubuzima bwabo bwa buri munsi. Iyo ibi bintu babiretse basubira inyuma, ndetse arananirwa burundu cyangwa se akava mu mikino rwose. Abakurikirana iby'imikino bazi abakinnyi bajya bagerwaho bakagira imbaraga bakamamara, ariko kubura disipurine y'ubuzima, kubura gukora ibyo basabwa gukora, bigatuma bamara igihe gitoya mu mikino. Abatwara ibikombe, abatwara simbizi za barondora, abatwara ibikombe birushanijwe, bakagera igihe bakananirwa, ntibabitindemo kubera babuze gukomeza iyi myitozo nk'uko basabwa, gukomeza kwitwarwaho nk'uko babisaba. Ibi bintu rero byo mu marushanwa, ibi bintu byo masiganwa, iyo babiretse bakomera igihe gito, tukabumva igihe gitoya, ubundi bikarangira, bagasaza imburagihe cyangwa se bakava mu marushanwa hatari hagera, wenda bari bagifite n'imyaka yo gukomeza. Aha tubwiye mu Bikorinto ba mbere igice cya 9 ku murongo wa 25 ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Ntago bavuze muri bimwe na bimwe, yirinda muri byose, ngo abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Ntago uyu mukinnyi azaryama ngo avuge ngo ndifuza kuzaba uwa mbere yiryamiye. Wa muntu uri mu marushanwa, wa muntu ukwiriye kwirinda muri byose, ntabwo azaryama ngo avuge ngo ariko ndifuza kuzaba uwa mbere, nubwo ndyamye ariko ndabyifuza pe, ndetse ngo atumeho n'abinginzi b'iwabo cyangwa abanyamasengesho b'iwabo ngo ni munsengere ndashaka kuzaba uwa mbere, ariko aryamye. Umuntu wese wakumva ibyo bintu yamuseka. Siko bimeze inshuti z'Imana. Umuntu usiganwa n'amaguru, umuntu usiganwa ku igare, agatumaho abanyamasengesho b'iwabo, agatumaho abinginzi b'iwabo, ati munsengere murara amajoro ndashaka kuzaba mu ba mbere, ariko umunsi wa mbere akabumara aryamye, wa kabiri akabumara aryamye, atagiye kwitoza. Umuntu wese wabibona yabiseka. Kuki mu bakristo abantu bo babyemeye ndetse bakumva biri normal ko byashoboka ko umuntu yaba umukristo mwiza nta ruhare abigizemo ruhagije? Uruhare ruhagije, ndifuza kuvuga ngo uruhare ruhagije. Wa muntu usiganwa uhabwa ikamba ryangirika abishyiramo umwete n'uruhare ruhagije. Ni kuki umukristo usabwa kuba mu marushanwa ubuzima bwose? Kuko kuva umunsi nakijijwe ninjiye mu marushanwa kugira ngo nzatahane cyangwa nzakira ikamba ritangirika. Kuva umunsi nakijijwe, uyu munsi maze imyaka 20 n'ingahe kubwo buntu bw'Imana, ninjiye mu marushanwa adafite iherezo, kugeza ku kuka kanje kanyuma ndi mu marushanwa. Nta hantu ho kugera hagati ngo mpagarare nzihorere, kuko ngewe amarushanwa yanjye agomba gusoza neza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye. Uriya muntu usiganwa ku igare, usiganwa n'amaguru, washobora kubikora imyaka 3, 5 akabikora neza akabirangiza. Ariko twebwe inshuti z'Imana, abakristo twinjiye mu isiganwa, mu marushanwa atarangira, azarangira ku munsi wacu wa nyuma tuvuye muri uyu mubiri. Kuki rero niba bari abantu basiganwa, aramutse agutumyeho atuzansengere ndashaka kuzaba mu ba mbere, ko agakomeza akiryamira, ntiyirinde mu byarya, ntakore imyitozo ihagije, kuki wabona ko ari ubupfu ndetse ukabona ari n'ubusazi? Na coach we ntabwo yamwemereye ibyo bintu, ntabwo yavanga mu cyumba hano inyuma harimo abinginzi barimo bansengera, ngewe baransengera ndabizi, mfite abanyamasengesho bansengera, nzaba uwa mbere, adakoze umwitozo. Ibyo bintu twese twabibona nk'ubupfu. Kuki abakristo bo babifashe nk'ibisanzwe ko ntacyo bakora ku bukristo bwabo, ariko bakumva bazaba abakristo beza, bakumva bazaba abakristo batoshye? Ibyo bintu rwose nawe numva ko ubyumva ko ukwiriye kubigiramo uruhare. Navuze uruhare ruhagije, impamvu nifuza gushimangira ruhagije nuko urudahagije benshi mu rugendo bararugira, banyuzamo bagasenga, bakanyuzamo bakajya mu materaniro, bakanyuzamo bagasoma Bibiliya, bakanyuzamo bagakora ibyo gukiranuka, banyuzamo
ariko kubikora mu buryo buhoraho ni rwo ruhare ruhagije. Uruhare rudahagije benshi bararufite. Niyo mpamvu uzamubonana ububyutse akamara umwaka, ukamubonana ububyutse akamara ukwezi, ukamubonana ibyo gukiranuka avuga ati basi ibintu sinzabisubiramo, ukabona yakiranutse, ariko murebe nyuma y'umwaka, murebe nyuma y'ibiri, murebe nyuma y'itatu, afite uruhare ariko rudahagije. Uruhare rudahagije rero ntabwo rwatuma umukristo mu bihe bihagije. Uzaba umukristo nyine w'igihe gitoya, cyagiye wabigizemo uruhare, wabigizemo imbaraga, ariko mu kandi kanya bihinduke. Imana yacu itugirire neza. Ntabwo ndimo kubabwira aya magambo mbashinja, oya, ndashaka ko twikebuka tukibwiza ukuri. Ese wowe ntiwifuza kuba umukristo mwiza? Ese ntiwifuza ko wagendana n'Imana biryoshye? Ese ntiwifuza kuba umukristo utoshye, ukora ibyo Imana ishaka, wumva ijwi ry'Imana, urigenderamo, ukora ibyo Imana ishaka, ufite imbaraga zitsinda iby'isi? Icyaha kitakwivuga hejuru, ahubwo kiri munsi y'ibirenge byawe. Ndibaza ko niba warakijijwe wifuza ubuzima bumeze gutyo, bwo kudategekwa n'ikintu na kimwe, kudakora ibyo wanga, ahubwo ukora ibyo ushaka bigendanye n'iby'Imana igushakaho. Umunsi w'umwatlete, ndimo ndavuga 24 heures, uko amasaha ye 28 ateye. Umunsi w'umwatlete kuva mu gitondo kugeza nimugoroba uzerekana niba azaba mwiza cyangwa niba azananirwa. Nari mvuze umunsi. Reka none tuve ku munsi tujya ku cyumweru. Icyumweru cy'umwatlete, icyumweru cy'umuntu usiganwa, ukwezi kwe, umwaka we, bizerekana niba azaba mwiza cyangwa se niba azaba mubi. Uwo ni umunsi 24 heures, amasaha 28.